banyarwandakazi haba abari mu Rwanda hano ndetse namwe ba diaspora, mbaje kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza. Hano ni mu Giporoso, aha mpagaze neza bahita ku cya Mitsingi. U Rwanda ni rwiza pe. Ngiye kukwereka umutungo mwiza kuri wowe ushobora kwibonera miliyoni zawe 120. Ngiye kukwereka umutungo mwiza cyane hano iruhande rw'indege cyangwa se iruhande rw'ikibuga cy'indege. Rwanda yangiriragiye sha. U Rwanda ni rwiza. Ndebera ibyo biti, ndebera iyo mihanda, ndebera icyo kirere sha. U Rwanda ni rwiza sha. Yes, twegera imbere gatoya nkugeze ku mutungo mwiza cyane. Umutungo nimba ufite miliyoni 120, ntutindiganye kuko aha ni ahantu hari sensitive cyane, haba ku banyarwanda ndetse no ku banyamahanga. Ni iruhande neza rw'ikibuga cy'indege, bahita muri Kanombe, n'umurenge wa Kanombe, n'umurenge wa Nyarugunga. Ni mu murenge wa Nyarugunga. Nkugejeje kuri iyi nzu nziza cyane, nubwo yubatswe mu buryo bwo hambere. Umutungo nkuzanyeho bitewe n'uburyo uhashaka hano hantu, cyangwa se n'uburyo hano hantu ari heza, bitewe n'urwego rwawe ushobora kuhagura mu buryo bw'ikibanza, kuko hano hantu nkuzanye ikibanza ubwaho kigura hejuru ya miliyoni 100. Iyi nzu ifite agaciro bitewe n'urwego uriho cyangwa n'uburyo ushaka kubyaza umusaruro hano hantu naba nkuzanye. Uyifate nk'inzu nubwo yubatswe mu buryo bwo hambere, ariko ni inzu nziza kubera ko ni inzu nini, igizwe n'ibyumba 4 na salo, dushe 2 na toilette 2 mu nzu. Iri mu buso bwa metero kare 600. Iri mu buso bwa metero kare 600. Iki ni ikibanza kinini cyane mu bundi buryo kubera ko gishobora kujyamo kadasteri za zindi nini cyane bitatu in one. Ushobora guterekamo kadasteri 2, ushobora guterekamo etage n'ibindi byinshi cyane. Ni inzu iri mu murenge wa Nyarugunga iruhande rw'ikibuga cy'indege. Ikiza cyane kurushaho, ntabwo iri munsi y'umuhanda w'indege kubera ko ntawushobora kumva urusaku rw'indege. Ni mu kilometero kimwe uvuye muri gare ya Remera. Mpagiye iminota 15 n'amaguru kugira ngo ngere kuri iyi nzu iri mu marembo y'ikibuga cy'indege. Ni inzu rero wanagura ukaba wahindurira igisenge gusa, bidasabye kubaka cyangwa se gusenya ngo wubake kadasteri. Ni inzu nkuko nabikubwiye, iyi nzu ifite ibyumba 4 na salo, dushe 2 na toilette 2 mu nzu, ikagira n'utundi twa nexe ku ruhande. Ariko ndeka nkumenyeshe ko iri mu kibanza kinini cyane, ibintu byose washaka kubakamo byakunda kubera ko ushobora kubakamo etage, ushobora kubakamo kadasteri 2 in 1, ukubaka kadasteri nini cyane zazindi bita 2 in 1, ku buryo ushobora kubona kadasteri yawe bwite yo kubamo niyo gukodesha. Ushobora kubakamo ibintu byose bishoboka. Ndagutambagiza ahantu hose nkwereke ubuso bwose, kubera ko umusaza agiri hano hantu mpaye uburenganzira kugira ngo uyu mutungo we nkuhuze n'abakiriya, haba mwe muri hanze ba diaspora mukunda kuza mukaruhukira hano i Kigali, haba namwe bakiri twubaha cyane mufite amafaranga. Ushobora kubona miliyoni zawe 120 ahantu hakubyarira umusaruro ku buryo butangaje cyane, haba mu buryo bwo kuhakodesha cyangwa se no mu buryo bwo kuhatura ubwawe. Iyi nzu reka manze nyikwereke neza, kubera yuko ushobora no kuba udafite ubushobozi bwo guhita ugura aha hantu ngo uhite unubaka, cyangwa se uteganya kuba wakubaka mu minsi iri imbere. Iyi nzu irakodeshwa, wayiha agaciro kawe bitewe nuko inzu za hano hantu iruhande rw'ikibuga cy'indege zikodeshwa. Ni kuri kaburimbo neza, nubwo yubatswe mu buryo bwo hambere, ariko ushobora no kuyikodesha, ukaba uyibyaza umusaruro mu gihe utaratangira, cyangwa se mu gihe hano hantu waba uhateganyiriza ibindi bintu, kubera ko iki kibanza n'ubundi kiri ahagenewe amakadasteri n'ama etage, bivuze ngo hano hantu wakubaka ibyo ushaka. Gusa iyi nzu nkuko uri kubibona ntabwo iri mu gipangu cyayo cyihariye,
kubera ko nta mwiza wabuze inenge. Iyo niyo nenge gusa njyewe nabonye, ariko urabona ko iyi nzu ifite na annexe nini nayo. Sinshatse kuvuga ngo hakodeshwa angahe kubera ko nyiri uyu mutungo niwe wiberamo hano hantu. Metero kare 600. Iyo uri hano hantu hari hakurya ubona ni Kimironko, niko uba uhareba neza cyane witegereza Kimironko hakurya ndetse na Remera. Umuhanda uyigeraho ni urucabana, nta bintu byo kubitekerezaho cyane kubera ko uyu ni umuhanda uva kuri kaburimbo. Iyi nzu bisa naho igezweho na kaburimbo, ni iruhande neza rwa kaburimbo. Reka nze nkwereke gatoya, urabona iyi kaburimbo, urabona iyo kaburimbo aho igeze. Umushinwa yarubatse kaburimbo ayigeza uruhande rw'iyi nzu, ariko urabona hagana haruguru ni muri metero 30 zonyine uvuye kuri kaburimbo. Metero 30, hagati ya 30 na 40 uvuye kuri kaburimbo Principal. So n'ahantu heza cyane nkuko namikubwiye, n'ahantu hari sensitive, wagura hakakugirira akamaro mu buryo bwo kwinjiza amafaranga, cyangwa se niba ushaka kuhubaka ukaba wahubaka ibyo ushaka kuhubaka kugira ngo uhongerere agaciro. Ikibanze hano ni mu mujyi wa Kigali rwagati, umurenge ni Nyarugunga, aho bita i Kanombe, ni mu marembo y'ikibuga cy'indege. Banyarwandakazi, utaguze uyu mutungo wagura iki? Wowe rero ufite miliyoni zawe 120, ukaba ushaka umutungo wegere ikibuga cy'indege hafi ya gare ya Remera mu Giporoso, andika iyo nimero unyandikire kuri WhatsApp cyangwa se umpamagare ngo uhuze n'uyu mutungo mwiza. Dore ako niko uba ureba hakurya, hariya ni Kimironko, urabona umutungo uri mu mujyi rwagati. Niba udafite miliyoni 120 ukaba ukeneye ahandi hantu, cyangwa se nawe niba ufite umutungo, nawe nyandikira kuri iyo nimero. Yes, reka nkwinjize mu nzu. Urabona ko hasi muri iyi nzu ni amakaro, ndetse hejuru nkuko nabikweretse ni langeti. Ibintu byose ni byiza muri iyi nzu. Inzugi ni nziza, design ni nziza, ahantu na hantu heza, byose ni byiza. So nashaka kukubwira yuko iyi nzu mu imbere ni amakaro nkuko uri kubibona, hanyuma hasi ni amakaro, inzugi nziza, ibikuta ni kuriya hose bimeze mu byumba hose, hanyuma hejuru ni langeti. Ahantu heza cyane. Aha ni i Kanombe hafi y'ikibuga cy'indege, muri metero 30 uvuye kuri uyu muhanda wa kaburimbo, hagati y'ikirometero 1 n'ibirometero 2 uvuye muri gare ya Remera. Ni ahantu heza cyane kuri wowe ushaka gushora imari yawe ku mutungo utimukanwa, ukakubyarira inyungu mu gihe waba ukimara gushora. Ibindi tutavuze nyandikira kuri iyo nimero ubona muri screen yawe kubera ko iri kuri WhatsApp, cyangwa se umpamagare tuvugane ibindi ntabashije kugusobanurira kuri uyu mutungo utimukanwa uri hano Nyarugunga, iruhande neza cyangwa se mu marembo y'ikibuga cy'indege cya Kanombe. Icyangombwa kirahari, kirihariye. Ukimara kugura ugomba guhita ukorerwa mutation, ako kanya ibintu bikarushaho kugenda neza cyane.